Dore uko bigenda ku mubiri wawe iyo unyoye amazi mu gitondo ukibyuka. Umubiri ukoze ku buryo iyo urugero rw'amazi rugabanutse ugusaba nde? Ubibwirwa nuko wagize inyota, gusa hari ibindi bimenyetso umubiri ushobora kukwereka ukumenyesha ko ukeneye amazi cyangwa utayakeneye. Kunywa amazi mu gihe nta kintu uragashyira mu nda cyangwa se mu gifu nabyo bifitiye umubiri umumaro mwiza. Ibi ni bimwe mu bintu byiza biterwa no kunywa amazi mu gitondo nta kintu urafata cyo kurya. Icya mbere, bituma umuntu agira uruhu rwiza. Niba ushaka koza uruhu rwawe rugasa neza, kunywa amazi ni imwe mu nzira zifasha umuntu kubigeraho ugasa neza. Iyo umuntu afite umwanda mwinshi mu mubiri, uruhu ntirushobora gucya, usanga rwijimye. Kunywa amazi bituma uruhu rworoha rugatoha, bituma umuntu agira uruhu rukeye cyane cyane rwo mu maso. Icya kabiri, bigabanya imyanda mu mubiri. Kubera kunywa amazi bituma ujya kenshi mu bwiherero, bituma hari imyanda isohoka kenshi ituruka mu byo turya n'ibyo tunywa, ushobora kwangiza umubiri. Iyo ufashe amazi rero uba ugabanya n'umwanda mu mubiri kandi bigabanya kubyimba inda. Icya gatatu, birinda impatwe. Iyo unywa amazi ahagije bikurinda uburwayi bw'impatwe cyangwa aribyo twita kwituma bigoye, kuko kunywa amazi bizafasha umubiri gukora. Icya kane, birinda kuribwa n'umutwe. Imwe mu mpamvu nyinshi zitera abantu kuribwa n'umutwe nuko utanywa amazi ahagije. Umwuma ni kimwe mu bitera umutwe. Kunywa amazi birinda umuntu umwuma. Kunywa amazi ikirahure kimwe mu gitondo ni imwe mu miti w'umutwe. Kunywa amazi uhereye mu gitondo kandi bituma umuntu atagira umwuka mubi n'izindi ndwara ziterwa na mikorobe. Icya gatanu, bituma umuntu asonza. Buri wese azi ko kurya ari ingenzi. Ese ni iki ukora iyo wumva ushonje? Kunywa amazi mu gifu nta kintu kirimo byongera ubushake bwo gushaka kurya, ari byo bita appetite cyangwa se appétit. Uza ubyuka mu gitondo ujye unywa amazi ikirahure, bizakurinda kugira ibindi bibazo byose bituruka ku mafunguro uri bufate uwo munsi. Icya gatandatu, byihutisha igogorwa. Kunywa amazi mbere y'uko ugira ikintu cyose ushyira mu nda byoroshya igogorwa, bikaba bifasha umubiri gusaba intungamubiri aho zigenewe. Byibura kunywa ibirahure 8 birebire ku munsi bifitiye umumaro umubiri w'umuntu. Akamaro ka 7 ko kunywa amazi. Amazi iyo yanyweye byoza amara ari mu nda. Kunywa amazi bituma imyanda yo mu mara isohoka kandi bifasha umubiri kuvoma intungamubiri byihuse ziboneka mu byo turya. Ingingo ya 8, bituma utakaza ibiro. Kubera ko amazi atagira intungamubiri nk'iziboneka mu biribwa bisanzwe, ntabwo kuyanywa bizanira umubiri ingaruka n'imwe.
Bityo rero kunywa amazi bigabanya ibiro byinshi n'umubiri, harimo no kugabanya umubyibuho ukabije, upset mu rurimi rw'icyongereza. Iyo umuntu anywa amazi aragenda akagabanya imbaraga z'amavuta menshi n'umunyu biba bifite. Ikindi cya 9 aricyo cya nyuma, byongera imbaraga z'umubiri. Jya wumva ufite intege nke z'umubiri, jya unywa amazi byibura ikirahure kimwe kirekire. Byongera abasirikare b'umubiri kandi birakwiza umwuka mwiza mu maraso, ari byo bita oxygen mu rurimi rw'icyongereza. Basaba gukora subscribe, gukora share, comments, like n'ibindi bikorwa byinshi bigenewe n'iyi televiziyo yacu. Komeze mugubwe neza, CYUMA TV show. Turabakunda.